Yesu mwishe mukamubamba, Yesu mwihakaniye imbere ya Pilato, Yesu mwananiwe kwemera. Ndimo ndashaka kukubwira iki? Iri ni izina ryananiwe kwemerwa n'abanyabwenge, kuko Bibiliya irambwira ngo Kayafa niyamumenye kandi ari umuyobozi w'itorero. Ndimo ndashaka kukubwira iki? Ndimo ndashaka kukubwira ko abanditsi batigeze bamumenya. Yesu nashimwe cyane muvandimwe, nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ni Ntambara Emmanuel. Ariko mbere ya byose yuko nanzika mu ijambo, ndagira ngo mfate uyu mwanya wo kugushimira wowe unyereka ko turi kumwe, wowe unyereka ko uma courage buri munsi, wowe uma comment kugira ngo tubashe kwamamaza ijambo ry'Imana ribashe kugera ku mpera y'isi nk'uko Yesu yabidutegetse. Unyemere rero nguhe ikaze muri uyu mwanya mu ijambo ry'Imana, uhaguruke umfashe kugira ngo twamamaze ijambo ry'Imana. Umusanzu wawe cyangwa se uruhare rwawe nubwo rwaba ruri ruto ariko rurakenewe mu izina rya Yesu. Burya niyo warisharinga mugenzi wawe uba ukoze icyo wakagombye gukora. Ushobora kutabona uyu mwanya nabonye, ariko wanasharinga cyangwa se wanashyiramo inyunganizo yo kugira ngo tubikore kurushaho. Ni ukuvuga ngo umusanzu wawe uba utanze neza mu bwami bw'Imana, uba ukoze ikintu gikomeye. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri mu byakozwe n'intumwa ibice byaho ni 4 ku murongo wa 7. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 ku murongo wa 7 haranditse ngo babata hagati barababaza bati, n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye, Imana ikamuzura, ariyo ritumye uyu muntu uhagarara imbere yanyu ari muzima mu izina rya Yesu. Ndashaka kukubwira muvandimwe, nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe umuntu dukwiriye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Iki gice dusomye, aya magambo dusomye, nuvuga ngo aha kuri 4 byari byagenze gute, niyihe mpamvu yatumye babata hagati? Bibiliya itubwiye iki? Iratubwira iki gitabo cyanditswe na Dr. Luka, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, arimo akura abantu mu rujijo, ariko by'umwihariko yandikiraga umuyobozi witwaga Theophile. Arimo amubwira amateka n'amahame, arimo amubwira imirimo Yesu yakoreye mu isi, arimo amubwira amuha ubuhamya. Bibiliya itubwiye iki rero? Iki gice arimo asobanura uburyo Imana igendera mu bantu, arimo asobanura uburyo Imana ikorera mu bantu, arimo asobanura uburyo cy'abanyabwenge batamenye umucunguzi wacu Yesu Kristo uhereye kera na kare kugeza na n'uyu munsi. Kuko Bibiliya irambwira ngo Mana ya Abrahamu, ijambo ry'Imana ni igitangaza. Ubwo Petero na Yohana bakoreraga igitangaza ku irembo ry'urusengero bitaga Ryiza, hari umuntu wari umaze imyaka 38 ahora hicaye afite ikibazo cyo kutagenda. Umunsi umwe Imana iramurebera mwibuka, imugirira impuhwe n'ibambe, imugirira imbabazi. Yumva Imana iramuteturura, Imana imukuraho igisuzuguriro, Imana imukuraho ikintu yaramaranye imyaka myinshi, ahi inshuti n'abavandimwe ntacyo bamumariye. Ndashaka kukubwira ko kuri iri rembo haciye abantu bakomeye benshi, ariko mu by'ubwami bw'Imana. Bibiliya irambwira rero ngo ubwo Petero na Yohana bakoreraga igitangaza ku irembo ry'urusengero, umva ikintu cyabaye. Abanditsi barahagurutse, abanyedini barahaguruka, abanyamategeko barahaguruka, abanditsi barahaguruka, abahanga barahaguruka, abayobozi b'amadini barahaguruka, Kayafa na Ana barahaguruka, baza kubaza impamvu y'ibyo bintu byabaye.
ndimo ndashaka kukubwira iki rero. Ijambo ry'Imana rambwira ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, kuko ab'ubwenge bw'abantu bwo mu isi bahamagawe atari benshi. Kuko ubwenge lebone esaigra, kuko ubwenge bwo mu isi, ni ukuvuga ngo ubwenge bwo mu isi haraho bugarukira. Si igitangaza ko waba ufite ibitabo byinshi, si igitangaza ko waba arize menshi, si igitangaza ko waba ufite icyubahiro cy'akataraboneka, ariko ibyo ntabwo bihamagara Mwuka Wera. Ndimo ndashaka kukubwira aya makuru. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Petero na Yohana buzuye Umwuka Wera, bahagurukirije ikirema imbere y'urusengero. Abanyamashuri barahaguruka, abanditsi barahaguruka, abayobozi barahaguruka, bose baraza barabafata. Bibiliya iravuga ngo baraza muri gereza. Kuki babaraje muri gereza? Bari bakoze iki? Nuko bari bahagurukije ikirema cyatumye bafungwa, ikirema cyatumye bashyirwa muri gereza, ikirema cyatumye n'ubwo batakaza ibyiringiro byo kongera kubaho. Baravuga ngo nubwo twapfa ariko turamamaza umwami Yesu. Ngo buke mu gitondo rero, aha dusomye haravuze ngo babata hagati, barababaza ngo nimudusobanurire, ni izihe mbaraga, ni irihe zina ririmo ribahesha ubu bubasha? Bora ni irihe zina, ni ubuhe bubasha mufite, ni iyihe autorite mufite? Ndimo ndashaka kukwibutsa, babazwaga n'abandi, babazwaga n'abanyamategeko, babazwaga n'abafarisayo, babazwaga n'abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi bashinzwe kwandika. Biza abanyamategeko, abasava bafite amategeko, n'uvuga ngo bayoboye igihugu. Abanyarukiko baraterana barabaza bati nimudusobanurire neza, ko iyo turebye mu nyandiko ibintu tutabibona, iyo turimo mu byo twize, n'uvuga ngo ibyo twize iyo dusesengura amateka y'isi, ko ibi bintu tutabibona. Ni iki cyabaye? Ni irihe zina ribahaye ububasha? Ni irihe zina ribahaye? Ntabwo bamumenye, ariko Petero yaramumenye. Ntabwo bamumenye, ariko Yohana yaramumenye. Yohana yari umurobyi, Petero yari umurobyi, ariko yasobanukiwe neza ububasha bw'uyu mugabo. Imana imugirira neza, imuhiza imbaraga. Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya iratubwira ngo Petero arababwira ngo yemwe batware b'abantu, namwe bakuru, mwebwe bakuru b'idini, mwebwe bayobozi, uyu munsi muratubaza iyi mirimo, ariko turagira ngo tubabwire Yesu mwishe mukamubamba niwe uhesheje uyu muntu guhaguruka akaba ari muzima ari imbere yanyu. Ndimo ndashaka kukubwira iki muvandimwe wowe unkurikiranye? Yesu uko yararejo n'uyu munsi niko ari, uko yakoraga imirimo kera n'uyu munsi niko ari. Ijambo ry'Imana yavuze ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, kuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'imfura z'abantu zahamagawe atari nyinshi, ndetse n'abakomeye bahamagawe atari benshi, ariko Imana ngo yatoranije ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Yatoranyije Petero w'umurobyi kugira ngo ikoze isoni abahanga, kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge, abanyamategeko n'abanditse. Yatoranyije umurobyi imuha imbaraga z'Umwuka Wera, imuha guhinyuza isi, yuko iby'abahanga babona bidashoboka, yuko imbere y'Imana bishoboka. Ndashaka kukubwira iki muvandimwe? Ndashaka kukubwira ko wowe ibyo ubona byananiranye imbere y'Imana birashoboka. Ijambo ravuga ngo nta rindi zina twahawe hano mu isi, nta rindi zina dukiriramo, nta rindi zina tuboneramo imirimo y'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka nyir'icyubahiro yakwitegereza ibyaremwe byose, ikisubiranira umwuka no guhumeka byayo, ibyaremwe byose byasinzirira rimwe. Ndashaka kukubwira ubushobozi bw'Imana. Imana ihagurutse ikirema, ikagihagurutsa ku irembo ry'urusengero rwitwaga Ryiza, imbere y'abantu mu ruhame rubanda rwateranye. Iko Kristo yakoraga icyo gihe n'uyu munsi niko ari. Si igitangaza cy'ikibazo umaranye igihe. Imana uko yakoraga kera n'uyu munsi niko ikora. Icyo usabwa nta kindi gusa, izera umwami wacu Yesu Kristo. Kura amaso ku bantu, kura amaso ku bintu, kura amaso ku mpapuro, kura amaso ku byo wiringiye, kura amaso ku byo wizeye. Izera ishobora byose. Uyu munsi irakuneshereza, uyu munsi irivanga mu byawe, uyu munsi irakoze isoni imbaraga ziguhiga mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo Petero aravuga ngo umva mbabwire, Yesu niwe buye rizima ryahinyuwe namwe abubatsi,
mwebwe bashinzwe kubaka imitima ya rubanda, mwebwe mushinzwe kubaka bene gihugu, mwebwe mushinzwe kubaka abaturage b'uyu mujyi. Yesu niwe buye rizima ryagagombye kuba ryubakirwaho, ariko ryahinyuwe namwe abubatsi, ariko ku Mana irikomeza imfuruka. Ndashaka kukubwira iki rero? Ibyo waburiye ku bantu ku Mana biracyahari, ibyo waburiye ku rubanda uyu munsi biracyahari, ibyo waburiye ku bavandimwe bawe imbere y'Imana biracyahari, ibyo waburiye mu nshuti wibwiraga ko bishoboka uyu munsi bakagutenguha. Uyu munsi Imana iracyahari kandi abigukorera mu izina rya Yesu. Irakoze isoni zo ndyarya, irakoze isoni abiyita yuko bagukunda batagukunda. Ndimo ndashaka kukubwira, Petero avuga ngo mbabwire, yashize amanga yeruye, nuvuga ngo mu kinyarwanda cy'uyu munsi navuga ngo yariye karungu. Arababwira ngo reka mbabwire, reka mbamenere ibanga, Yesu niwe buye rizima ryahinyuwe namwe mwebwe mwicaye imbere yacu, mwebwe mwaturaje mu rukiko, mwebwe mwadufunze, mwebwe mwadutesheje agaciro imbere y'abantu, mwebwe mwatwambuye icyubahiro cyacu mukadufungira imbere ya rubanda. Ndimo ndashaka kubabwira, Yesu niwe buye rizima ryahinyuwe namwe mwebwe abubatsi bananiwe kubaka gushyigikira umurimo w'Imana. Muzana siyanse, muzana ubwenge, munanirwa kumenya Imana, mugira ngo Imana umuntu ayigira mu bitabo byo muri siyansi cyangwa se muri fizike n'ibindi. Ndashaka kubabwira ngo Yesu uko yararejo n'uyu munsi niko arababwira ngo reka mbabwire, niwe buye rizima ryanzwe namwe, ariko ku Mana rihinduka rikomeza imfuruka. Kandi ndashaka kukubwira, arababwira ngo nta rindi zina, ndashaka guca umurongo kuri iki kintu, nta rindi zina ryahawe umwana w'umuntu, nta rindi zina mu isi ryahawe umwana w'umuntu, ryahawe iwaba warize waba utarize, waba ukomeye waba udakomeye, nta rindi zina ryahawe umwana w'umuntu akwiriye gukirizwamo, akwiriye kuboneramo Imana usibye Yesu Kristo wenyine. Nta yindi nzira, nta yindi cano, nta handi wanyura. Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina ryahawe umwana w'umuntu, ni izina rya Yesu Kristo gusa, niyo password, niyo mode pass. Nuvuga ngo kwakira Kristo muri wowe wakiriye intsinzi y'ubuzima. Kandi reka nsobanura aka kantu, abantu twibeshya ko kwakira Yesu Kristo twakiriye amafaranga. Nanga ariko bimeze. Abantu bibeshya ko kwakira Yesu Kristo ari ukwakira icyubahiro. Ntabwo ariko bimeze. Yesu yaje kudukuraho icyaha kugira ngo twakire ubugingo muri we, duhinduke bazima. Yayishizeho ibyaha byacu, yishyiraho intimba zacu kugira ngo duhinduke bazima muri Kristo Yesu. Imana yaduhinduranye na Kristo kugira ngo duhinduke abera, tutariho inenge. Ibindi biza nyuma na accessoire, ariko ikintu cya mbere gikomeye ni ukugira ngo Imana igutandukanye n'urupfu rw'iteka, iguha ubugingo buhoraho. Nicyo kintu cya mbere gikomeye cyazanye umwami wacu Yesu Kristo. Kuko Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo kwizera uyu mwana ufite ubugingo, kwizera uyu mwana ufite ubugingo buhoraho, kwizera umwami wacu ufite ubugingo buhoraho. Kwizera utamwizeye, niyo waba ufite nuvuga ngo ufite amafaranga arunze kuri konti, byanze bikunze uri mu nzira yo kurimbuka. Inzira nzima nziza rero ni ukugira ngo umutima wawe ugarurire umwami Yesu, kuko ijambo riravuze ngo yakwitegereza ibyaremwe byose ikisubiranira umwuka no guhumeka byayo. Ndimo ndashaka kukubwira, nta muhanga uyoboye guhumeka kwawe ufite, nta tekinoloji ufite iyoboye umwuka uhumeka, nta tekinike runaka. Guhumeka kwawe biyobowe n'umwami wacu Yesu Kristo, biyobowe n'Imana imwe rukumbi. Ndashaka kukubwira iki muvandimwe? Ndashaka kuvuga ngo kuri vangura ibintu, kuko Bibiliya ivuga ngo nuvana ibishimwa mu bigabo, akanwa kawe kazaba nk'ak'Imana. Nsatira gusoza, ndashaka kubwira aya magambo. Ndagira ngo wiringire umwami wacu Yesu Kristo, yivange mu byawe, arwanye ibikurwanya, akoze isoni ibishaka kugukoza isoni. Imana ishobora byose kugirire neza. Bibiliya yavuze ngo nta rindi zina twahawe mu isi y'ijuru usibye izina rya Yesu Kristo gusa. Shalom, shalom.